ndagushimiye bana natwe uyu munsi banza bumve kano kavido muri nyuma babonze mubwire icyabaye. Mwari muri ku ishuri ntimwanamenye ko mwabaye abasitari by the way, ku buryo nk'ubu kuza kubafata byari impamvu kugira ngo mutajya mu mabisi ntabwo byari gukunda. Kigali muri abasitari murabizi. Oya se ko turi ku ishuri tubizi ntabwo tubizi ntabwo twakoze indirimbo gusa. Mwakoze indirimbo muhita mujya ku ishuri. Ya ndirimbo rero mwakoze ubu ngubu wenda byanga byo nako mutabibonye baba amakuru wenda ku ishuri bakavuga ko mwabibonye. Ubu ni indirimbo imaze gufata cyane, navuga ko ari neza mu ndirimbo zagaragaye zindi mu gihugu, kuko mu mezi abiri yonyine imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 2 n'igice ndetse iracyarebwa. Ibyo bintu mubisobanura mute nkamwe mubyivugire? Njye nyine kubisobanura biranezeza cyane. Njye nari ndi ku ishuri kuko njye niga ntafite na telefone, nagiye kuri YouTube mba ndabibonye. Ikintu cya mbere nakoze narapfukamye ndavuga ati Mana ushimwe wawe icyubahiro, kubera ko ntabwo nari nzi ko byagenda kuriya byagenze, ntabwo nari nzi ko ariko byagenda. Rero Imana nishimwe, ndayishimiye n'aka kanya n'abantu bose bari kubyumva ndabashimiye ku byo bakoze bakayireba ikabanyura, ariko n'Imana ndayishimiye cyane yarakoze. Ubwo ndabyumva bamaze kumva iyi video uhise wibaza ngo niki cyabaye. Hari ikintu byanga bikunze gize kizo mu mutwe wawe uhita wibaza ngo ese habaye iki? Katweretse kano ka video. Aba bahanzi Vestine na Dorcas, abahanzikazi barimba indirimbo za gospel cyangwa indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, batangaje ku mugaragaro ko bamaze guhagarika imikoranire yabo na MIE Empire ya Irene muri Dahabi Irene. Icyemezo bavuga ko cyafashwe nyuma yo kubitekerezaho igihe kinini no kuganira ku hazaza h'urugendo rwabo rwa muzika. Mu itangazo bashyize hanze, abahanzi bagaragaje ko MIE yabereye umugisha kuva batangira urugendo rwabo rwa muzika, ibafasha kugera ku rwego bariho uyu munsi. Bagize bati MIE yatubereye umugisha kuva ku ntangiriro, batwemereye bashora imari mu nzozi zacu kandi batuyobora mu gihe twari tubakeneye cyane. Vestine na Dorcas bavuze ko MIE itabaye umufatanyabikorwa gusa, ahubwo yababereye nk'ababyeyi, ibigisha, ibarinda ndetse ikagira uruhare rukomeye mu kubakira ejo hazaza habo nk'abahanzi. Nubwo bimeze gutyo, aba bahanzi bavuga ko bageze igihe cyo gukomeza urugendo rwabo mu bwigenge, bakurikije icyerekezo, indangagaciro n'ahazaza bifuza kwiyubakira bo ubwabo. Bati iki cyemezo nticyafashwe mu buryo bworoshye, twishimira ibyo twagezeho twese hamwe ndetse n'ibihe byiza twagiranye, ariko muri iki gihe twumva ari ngombwa gukomeza urugendo rwacu twigenga. Vestine na Dorcas bashimangiye ko nta kibazo cyangwa amakimbirane bafitanye na MIE cyangwa ushaka kuvuga Emirene benshi nko bamuzi, ahubwo ko bakomeje kuyubaha no kuyishimira uruhare yagize mu iterambere ryabo. Basoje bashimira abafana babo bakomeje kubaba hafi, bavuga ko gutandukana MIE atari iherezo ry'urugendo rwabo, ahubwo ari itangiriro y'indi paje inshyashya. Iri tsinda ry'aba bahanzi si ubwa mbere bashwanye cyangwa bagatandukana na MIE, ni ukuvuga si ubwa mbere Vestine na Dorcas batandukanye na Emirene. Mu mwaka wa 2021 impande zombi zari zatandukanye kubera kutumvikana ku micungire ya chaîne yabo ya YouTube. Icyakora nyuma y'amezi make bongeye kumvikana basubukura ubufatanye. Vestine na Dorcas batangiye gukorana na MIE cyangwa Emirene mu 2020. Ubufatanye bwatanze umusaruro ukomeye kuko aribwo bwafashije aba bahanzikazi kwamamara binyuze mu ndirimbo nyinshi zakunzwe cyane zirimo izo kuramya no guhimbaza Imana, zabageze bamwe mu bahanzi bafite izina rikomeye mu muziki wa gospel mu Rwanda. Kugeza ubu ntiharamenyekana impamvu nyamukuru y'iri tandukana rishya, ndetse na Emirene ntacyo yatangaje. Imigisha kisukiranya